ndinganiriye agamba atunganye, umpuguremenya ukuri kw'amagambo yawe. Kunda amagambo yawe kwamba ko kwizigira, agambo meza cyane antera ibyishimo byinshi. Niyo meza ndayakunda ntabwo atanezeza. Kristo aheta abantu bose agamba atunganye, nimwitabe banyabyaha mwumve iby'ubugingo. Abayobozi tuza n'amagambo atunganye, menyesha bose ubutumwa n'amagambo atunganye. Nimuze mubabarirwe mwumve iby'ubugingo. Yesu niwe mukinda utsongera ubugingo. Uhora ndinganiriye agamba atunganye, umpuguremenya ukuri kw'amagambo yawe. Kunda amagambo yawe kwamba ko kwizigira, agambo meza cyane antera ibyishimo byinshi. Niyo meza ndayakunda ntabwo atanezeza. Kristo aheta abantu bose agamba atunganye, nimwitabe banyabyaha mwumve iby'ubugingo. Abayobozi tuza n'amagambo atunganye, menyesha bose ubutumwa n'amagambo atunganye. Nimuze mubabarirwe mwumve iby'ubugingo. Yesu niwe mukiza utsongera ubugingo. Uhora ndinganiriye agamba atunganye, umpuguremenya ukuri kw'amagambo yawe. Kunda amagambo yawe kwamba ko kwizigira, agambo meza cyane antera ibyishimo byinshi. Niyo meza ndayakunda ntabwo atanezeza. Kristo aheta abantu bose agamba atunganye, nimwitabe banyabyaha mwumve iby'ubugingo. Abayobozi tuza n'amagambo atunganye, menyesha bose ubutumwa n'amagambo atunganye. Nimuze mubabarirwe mwumve iby'ubugingo. Yesu niwe mukiza